Nshuti mukundwa, twongeye guhurira ku mucyo w'isabato, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro Imana yacu itanga bubane nawe. Ngize andi mahirwe atangaje yo kongera kwibona ndi muzima, kandi nkaba mbonye amahirwe yo kugaruka imbere yanyu mbazaniye ibyanditswe byera. Ni rya jambo ryahanuwe nk'uko twabitangiye ku munsi wa mbere kugeza n'ubu, tureba ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi abantu b'Imana muzamugize neza nimuryitaho. Nicyo gituma mbinginga cyane ngo mwumvire ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo mbabwira, nibwo muzamererwa neza kandi ubugingo bwanyu nibwo buzarama nk'uko ijambo ry'Imana ryabisezeranye. Duherukana turi mu gice cya 8 rero, aho twabonye ubuhanuzi bukomeye, ubuhanuzi bwerekeranye n'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene, ubuhanuzi bwahawe umugaragu w'Imana Daniel mu bihe byatambutse, imyaka irenga 1500 ishize. Tugiye kugaruka rero, ariko ntabwo turi bujye muri Daniel igice cya 8, turatera intambwe tujye mu gice cya 9. Turiga amagambo akomeye, ariko ndasaba Imana cyane kugira ngo yoroshye imitima yacu. Icyo ni cyambere, iduhe mwuka wera, umwuka wo koroherana, umwuka wo kumenya ikidukwiriye, kandi umwuka wo kwihana, kuko twakoze ibyaha byinshi, ahari twibwira yuko turi no mu murimo. Insanganyamatsiko nahaye uyu mwanya utari we muremure, nayise igihe itorero ryawe riri mu kaga ko gusubira inyuma. Mbese wabigenza ute? Ndetse byagenda gute? Ese turabikoraho iki? Turaza kurivamo cyangwa hari ikindi Imana yateganije twabikoraho? Ni amateka. Tugiye kwiga umugaragu w'Imana Daniel uko byagenze. Turatinda mu mateka nk'uko twabigenje mu byumweru 2 byabanje, ariko amateka akomeye atwereka icyo dukwiye gukora uyu munsi. Mbere yuko dutera indi ntambwe, reka duce bugufi imbere y'Imana, tubanze dusenga. Data mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko wabaye mwiza kuri twe kugeza n'ubu ngubu. Tugushimiye ijambo ryakomeje kutubumburira kugeza kuri uyu munsi. Ni amagambo y'ubwira butangaje, ariko amagambo avanaho igihu n'igicu cy'umwijima w'icuraburindi ubuditse iyi si, tukabona kunyenyeretsa k'umucyo wawe. Uduhe kuwugenderamo, turakwinginze. Tugiye kurambura ibyanditswe byera byo muri Daniel igice cya 9. Ntabwo byoroheye intekerezo zacu, ariko wavuze ko uzatanga ubwenge, ugatanga mwuka wera kutuyobora mu kuri kose, usoza amasezerano wasezeranye. Ngaho byose uko ushaka, tusengeze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Igice cya 9 cy'igitabo cya Daniel, igihe itorero ryawe riri mu kaga ko gusubira inyuma. Duherukana turi mu gice cya 8 tureba iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Ntabwo twabitinzemo, twatinze ku by'agahembe gato kaje kumera kuri rimwe mu mahembe 4 yasimbuye ihembe ry'isekurume y'ihene ryaje kuvunika hanyuma. Muri aka kanya rero tugiye kureba amagambo y'ingenzi, amagambo yerekeranye n'itorero ry'Imana. Nshuti zanjye, ndagira ngo nkubwiye ko ijambo ry'ingenzi kuruta ndi ukuriye kuzirikana muri aka kanya, ngiye kumara iminota runaka mvugana nawe, ukabizirikana mu ntekerezo zawe, no ku itorero ryahanzwe na Yesu Kristo. Tugiye kuvuga itorero. Iyi ngingo y'itorero izamutse, bamwe bararakara, abandi bagacikamo ibice. Rimwe na rimwe tukajya muri bya bibazo tubamo by'amadini. Tumaze iminsi tuvuga n'idini imwe yakomotswe ku butegetsi bwigaruriye isi, nk'uko twabirebye ejo, ndetse n'ejo bundi twavuze andi madini. Ariko muri aka kanya ndi kuvuga itorero rya Yesu, itorero ryahanzwe na Kristo. Ubyumve muri icyo cyerekezo rero. Mbese itorero ryahanzwe na Kristo ujye urizirikana, ukwiye kubizirikana, niwe wabikoze. Yaraje mu isi ashyiraho urufatiro rw'itorero, kandi iri torero ryabayeho kandi ririho kubera yuko Kristo yabishatse. No kubera Kristo, igihe cyose amaso yacu akuwe kuri Yesu, akerekezwa ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ntabwo iri riba rikiri itorero. Ukwiye kubizirikana cyane, ahubwo riragenda rigahinduka ihuriro risanzwe ry'imibanire y'abantu, abantu bafite ibyo bahuriyeho, bafite imyemerere runaka. Icyo rero ntabwo riba rikiri itorero rya Yesu. Ntabwo ari iryo ngiryo rero tuje kuvuga. Ntabwo tuje kuvuga abantu bafite igikundi babarizwamo, abantu bafite imisengere basenga ku wa kangahe, ahari ni ku cyumweru, ahari ni ku isabato, ahari ni ku wa gatanu. Oya, tuje kuvuga itorero rya Yesu, nicyo tuje kuvuga.
ntabwo dukwiriye gukura intekerezo zacu kuri iki cyerekezo, ntabwo dukwiriye kwemera ubundi busobanuro ubwo ari bwo bwose butangwa ku itorero, ntabwo dukwiye kwemera ko ubusobanuro bw'itorero bugorekwa, kuko iyo ibintu byiswe andi mazina cyangwa se bikavugwa nabi, ubusobanuro bwabwo bugenda gute? Buratakara. Aya magambo ndi kuvuga ntabwo ari ayanjye bwite, ni amagambo witwa Charles Bright. Charles Bright yavuze amagambo meza cyane asobanura itorero, aravuga ngo itorero ni itsinda rigari ry'abizera, kandi abizera Yesu Kristo wenyine, bava ku rugo rumwe bajya ku rundi, bakajya mu mudugudu umwe bakajya mu wundi, bahindura abigishwa bashya, kandi bagenda bashaka abandi bigishwa bakora umurimo wo kuva ku rugo rumwe bajya ku rundi, mu mudugudu bajya mu wundi, bigisha abizera bashya gukora bene uwo murimo, maze uruziga rugakomeza bityo bityo ntirugire iherezo. Iryo ni ryo torero ry'Imana. Ntabwo itorero ry'Imana ari abantu basengera mu gace runaka, urugero abantu basengera ahari i Karongi, cyangwa abantu basengera mu Bugesera, cyangwa abantu basengera i Kanyarira. Ntabwo iryo ngiryo ari ryo torero ry'Imana. Ntabwo itorero ry'Imana ari abantu basengera mu Badivantisi, abantu basengera mu Baprotestani. Oya, itorero ry'Imana ni itsinda ry'abizera, abizera Yesu Kristo, abikomeza ku ijambo ry'Imana, abafite ijambo ry'Imana nk'umuyobozi, sola scriptura, bakava ku rugo rumwe bajya ku rundi, bakava mu mudugudu umwe bajya mu wundi, bahindura abigishwa bashya kuba abigishwa ba Yesu Kristo, kandi bakagenda bashaka abandi bigishwa bakora umurimo wo kuva ku rugo rumwe bajya ku rundi, mu mudugudu bajya mu wundi, bigisha abizera kugenza gutyo, maze uruziga rugakomeza kugenza gutyo ruzenguruka, bityo bityo ntirugire iherezo. Nuko dutorezwa kuba abigishwa ba Yesu, maze utowe nawe agahamagara undi kugira ngo nawe aze, na wa wundi agahamagara uwundi, bityo bityo. Twabonye mu Byashu igice cya 22 umurongo wa 17, umwuka n'umugeni baragenza gute? Barahamagara. Itorero ry'Imana rero ni umugeni, kandi ni umugeni wa Yesu, ntabwo ari umugeni wundi wari we wese. Dusoma muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 14, amagambo akomeye Yesu yabwiye Petero, aravuga ati nzubaka itorero ryanjye ku rutare. Mbese urwo rutare ninde? Urwo rutare ni Yesu Kristo. Ka gahembe gatoya kamaze kugoreka iby'ukuri kose kakabijugunya hasi, twabonye mu minsi yashize. Aka gahembe gato kaje kuvuga yuko itorero ry'Imana ryubatse kuri Petero, maze baravuga ngo ndetse Petero niwe papa wa mbere wa Kiliziya Gatolika. Ariko ibyo ntabwo ari ukuri. Itorero ry'Imana ryubatse kuri nde? Kuri Yesu Kristo. Itorero ry'Imana ryubatse kuri Yesu, niwe rufatiro rw'itorero rye. Uku ni ukuri Petero ahubwo yahishuriwe, ko ahubwo itorero zubakwa kuri Kristo Yesu. Nk'umusaruro se tuvana mu iki? Nuko itorero ry'Imana rikomeye, kuko ryubatse kukomeye, kandi rizakomeza kugira imbaraga. Imana ubwayo nibanze byo kwizera kwacu, kandi niyo gusohoza rwose, niyo tangiriro ikaba n'iherezo. Nkunda igitabo cy'Ibyahishuwe uko Yesu yivuga yuko yahozeho kandi azahora, n'itangiriro akaba n'iherezo, ni Alufa akaba na Omega. Ubwo bimeze bityo rero, itorero ry'Imana rizakomera. Magambo yanditse mu gitabo kimwe cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, ku ipaje ya 10 baranditse ngo itorero ni umuyoboro washyizweho n'Imana ku bw'agakiza k'abantu, ryateguriwe gukora umurimo, kandi inshingano yaryo ni ukugeza ubutumwa bwiza ku batuye isi. Kuva mu itangiriro, umugambi w'Imana wari uko binyuze mu itorero ryayo abatuye isi bari kugaragarizwa kamere yayo yose, ndetse n'uko yihagije. Abizera bagize itorero, abo yahamagariye ikabakura mu mwijima maze ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza, bagomba kugaragaza ubwiza bwayo. Twabonye ko ari uruziga, kandi uruziga rutagira iherezo, ruhora ruzenguruka. Mbega umuyoboro mwiza washyizweho n'Imana ku bw'agakiza k'abantu, mbega umudugudu w'ubuhungiro Imana yashyize mu isi, itorero ry'Imana, kugira ngo abantu bamenye iby'agakiza kabo, bamenye aho icyaha cyabasha kugenza gute, cyabasha kubonerwa umuti, ni muri Yesu Kristo. Rero reka njye mu gice cya 9 cya Daniyeli. Igice cya 9 kitubwira iby'itorero ry'Imana ryo muri icyo gihe. Daniyeli yabayeho mu gihe itorero ryari rimeze nabi. Reka nanone sobanura ibi bintu. Vuze yuko itorero ry'Imana bidasobanuye abadive, ridasobanuye abagatulika, ridasobanuye abayisilamu, ridasobanuye amatsinda y'abantu runaka nk'uko tubasha kuyarondora, ahubwo risobanuye itsinda ry'abizera bava ku rugo rumwe bajya ku rundi bashaka abayoboke ba Yesu, kugira ngo babegereze Yesu, babashe gukizwa ibyaha byabo.
ariko kandi Imana ifite itsinda rimeze rityo ku isi ndetse rigaragara. Rero mu murongo mugari hariho itorero rigaragara rikora uwo murimo, ryikomeza ku mategeko y'Imana no guhamya kwa Yesu nk'uko twabibonye, ariko kandi muri iryo habasha kumeramo abandi bantu badasobanutse, habasha kumeramo ibiganda, habasha kumeramo ibyuririzi, habasha kumeramo ibyo Yesu Kristo yise urukungu mu masaka. Maze kandi Yesu Kristo yabajije ikibazo ngo mbese uru rukungu turugenze gute? Ko Imana yabibye amasaka meza, mu bibye yabibye amasaka, none urukungu rukaba rwaramezemo, mbese turabigenza gute? Igisubizo Yesu yahaye abigishwa be yabwiye ngo nimureke rukure, nimureke rukurane n'amasaka, maze ku munsi w'isarura urukungu ruzashyirwa ku ruhande, amasaka ahanikwe mu kigega, maze urukungu rutabwe mu muriro ugurumana. Ubwo rero hariho itorero, ariko ibyo byose turaje tubirebe neza. Hari itorero rero rigaragara ryari ririho mu gihe cya Danieli, kandi itorero ryaje kugoma, itorero ryaje kugwa, maze umuntu w'Imana Danieli arasenga. Nanone tugiye kwiga agaciro k'isengesho. Twarakaganiriye mu gice cya 6, twarakaganiriye mu gice cya 2, twarakaganiriye dukomeza kugasubiramo, ariko rero tugiye kureba agaciro k'isengesho, ariko atari ukwisengera ahubwo ari ugusengera itorero. Haleluya! Aya magambo aje mu gihe kidasanzwe, aho dufite ibibazo mu itorero, aho bamwe bumva abasengera mu rusengero batemewe n'Imana ndetse batavugana nawe, aho bamwe bumva abasengera mu matsinda, ubwo nyine hari icyabaye kugira ngo bamwe basengere mu matsinda abandi basengere mu rusengero, kandi ntabwo ari Yesu wabikoze, ahubwo ni umwanzi, ni ugukora kwa Satani. Bamwe barebana ayungwe, umwe akabashinja undi ibindi. Mbese Yesu yabigenje ate? Mbese Danieli we yabigenje ate mu gihe cye? Reka tujye muri Danieli igice cya 9, hatubwira Danieli yatura ibyaha by'ubwoko bwe. Mu yandi magambo, Danieli yatura ibyaha by'itorero rye. Haleluya! Murongo wa mbere, mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Aswarusi wo mu rubyaro rw'Abamedi wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakarudaya, muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, jyewe Danieli nasomye ibitabo binsobanura umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenwe ko ari imyaka 70, byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Mu mwaka wa kangahe? Umwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi. Mbese ubwo ntabwo byahise bidusubiza muri Danieli igice cya 6? Nakubwiye ko nzaguha amakuru arambuye y'icyari kiri kuba muri Danieli igice cya 6. Tubona Danieli igice cya 6 abantu bibasira umugaragu w'Imana Danieli, bamushakaho icyaha barakibura. Twarabiganiye ntabwo turi bubisubiremo, ariko igihe bari bamaze kubura icyaha kuri Danieli, biyemeje kujya gushakisha mu magambo y'amategeko y'Imana ye, maze bitegereza imibereho ya Danieli muri icyo gihe kidasanzwe, mu gihe cy'ubwami bwa Dariyo mu mwaka wa mbere. Babona Danieli n'umunyamasengesho udasanzwe, babona asenga 3 ku munsi, babona kandi asenga amadirishya y'inzu ye arakinguye, yishyuza Imana amasezerano, asenga yatura ibyaha by'ubwoko bwe. Ngiyi icyo yari gukora. Batubwiye ko muri icyo gihe rero, igihe cy'umwami Dariyo, muri wa mwaka wa mbere, mu bivugwa muri Danieli igice cya 6, burya Danieli yari ahugiye mu masengesho. Niki cyari kimuhugije? Umurongo wa 2, muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo, jyewe Danieli nasomye ibitabo binsobanura umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenwe ko ari imyaka 70, byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Yari ari kwiga ubuhanuzi. Natwe turi kwiga igitabo cy'ubuhanuzi, igitabo cya Danieli. Nawe yari ari kwiga ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi yigaga ubuhanuzi bw'umuhanuzi Yeremiya. Maze yiga ubuhanuzi asanga buteganya yuko Yerusalemu hazamara imyaka 70 hashenwe. Bari hehe? Bari mu bunyage. Ndagira ngo gusubize gato mu gitabo cya Danieli igice cya 8 twaganiriye ejo. Mu gice cya 8 twaganiriye ibintu bikomeye, yuko agahembe gato kikujije kigira kanini, riragenda rigera mu ngabo zo mu ijuru, rirasiribanga ubuturo bwera. Kandi ubuturo bwera, nidusoma iby'ubuturo bwera turenda dusubira muri Danieli igice cya 1 umurongo wa 1 n'uwa 2, aho Nebukadinezari yagenje gute? Yasenye ubuturo bwera, maze imihango yabukorerwamo iravaho. Maze kandi ndagira ngo nkwibutse ikintu cyabagaho muri icyo gihe cy'ubuturo bwera. Tubwirwa yuko ubuturo bwera hari umurimo wakorwaga buri munsi wo gutamba ibitambo. Ejo nabigarutseho gatoya, ariko hari undi murimo wakorwaga rimwe mu mwaka witwa kwezwa k'ubuturo bwera. Muri Danieli igice cya 8 umurongo wa 14 twabwiwe amakuru yuko
bizageza iminsi 300 uko bukeye bukira ny'ubuturo bwera bugenze gute bubone kwezwa. Iryo yerekwa ntabwo marayika yigeze arivugaho, ntabwo yigeze avuga iby'iminsi 300. Yatubwiye iby'umwami w'umunyamwaguzima akagenza uko yishakiye, akajya mu ngabo zo mu ijuru agatsemba abera. Imbaraga ze ngo ntabwo zaba arize, azarimbura bitangaze, azabasha ibyo agambiriye. Ariko ku ngingo yerekeranye n'iminsi 300 ntabwo tubona ubusobanuro marayika Gaburiyeli yigeze atanga. Maze rero muri iyo myaka yose twamaze kubona yuko ubuhanuzi bwo muri Daniel igice cya 8 bwabonetse ryari, bwabonetse mu mwaka wa 3 umwami Belushazari ari ku butegetsi. Ariko kandi ibi tugiye kubwirwa noneho biri mu mwaka wa mbere umwami Dariyo ari ku butegetsi. Bivuze ko hashize imyaka isaga 11. Kandi Daniel arakibaza ibibazo, arakibaza ngo mbese ibi bintu bisobanuye iki? Mbese ya minsi 300 ivuze iki? Mbese turayihuza dute n'ubuhanuzi bwa Yeremiya buvuga iby'ibyumweru 70, bambeye iby'imyaka 70? Imyaka 70 yose bazamara bashenwe, maze bagasubirayo ndetse bagasana Yerusalemu, bikaba ngombwa yuko basubizaho ibijyanye n'imirimo yakorerwaga mu buturo bwera. None yarabwiwe muri Daniel igice cya 8 ngo erega bizamara iminsi 300 uko bukeye bukira nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Maze kandi arahangayika akomeza kwibaza ese bisobanuye iki? By'ubuturo bwera, ibyo kwezwa k'ubuturo bwera bivuze iki? Ese bigiye kwextendinga bimara imyaka 300? None se ko twari turi hafi yo kugera ku ndunduro y'imyaka 70? Wibuka yuko baje muri 605, ubu turi muri 539, haburaga imyaka mike cyane ndetse itageze ku 10 kugira ngo bagere ku iherezo ry'imyaka 70. Yeremiya yahanuye yuko bazamara imyaka 70 i Yerusalemu. Ariko kandi nkuko twabonye ko hariho ubuhanuzi bw'ikigombero, hakaba n'ubuhanuzi butari ubw'ikigombero. Birashoboka ko Daniel yavuze ngo ubuhanuzi n'ubw'ikigombero, abantu b'Imana baracumuye cyane, none Imana yarakaye. Ibyari imyaka 70 bigiye guhinduka iby'imyaka 2300. Ndakubwira yuko ari imyaka kubera yuko twigeze kubona mu gihe cyashize twiga Daniel igice cya 7 yuko umunsi umwe ujya uhwana n'umwaka mu byanditswe byera. Ubwo rero iminsi 300 ni imyaka 2300, kandi dufite impamvu zo kubivuga gutyo kuko batubwiye ko ari iby'igihe gishize kera. Reka nongere mbisome murongo wa 19 w'igice cya 8. Marayika Gaburiyeli abwira Daniel ati umva ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya wo kukumeruka, kuko ari iby'igihe cy'imperuka cyategetswe. Ibyerekeranye n'imyaka 2300, iminsi 300 ni iby'igihe cy'imperuka. Ubwo ntabwo bikibaye iminsi 2300 isanzwe, ahubwo ihindutse imyaka 2300. Maze aribaza ngo mbese noneho se ya myaka 70 yahanuwe n'umuhanuzi Yeremiya igiye kuvamo imyaka 2300 kuko gucumura kw'ishyanga ry'Imana? Maze afata umwanya arasenga. Umurongo wa 3, mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu. Nshuti yanjye, Daniel yarahangayitse cyane, yibaza ibyari biri kwa ku bwoko bw'Imana, kandi byamugejeje ku mwanzuro we bwite avuga ati ubu bwoko bw'Imana bwaragomye. Maze rero igihe yibonaga kandi koko ari mu gihe adasobanukiwe ubuhanuzi, yafashe umwanya ajya kongera kwiga, arahuzahuza biranga, maze ahanga amaso umwami we, amushakisha gusenga no kwinginga. Ubuhanuzi bwavugaga ibyo by'imyaka 70 uzamusanga muri Yeremiya igice cya 29. Ni igice kizwi cyane ariko kizwi mu murongo wa 11. Ariko niduhera ku murongo wa 10 atubwira ngo ahubwo Uwiteka aravuga ati imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, nzabagenderera mbasohorezeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Rero birasobanutse muri Yeremiya 29 umurongo wa 10 yuko bazagaruka. Umurongo wa 11, erega ibyo nibwira nzabagirira na amahoro si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga, kandi muzanjyamaza, muzagenda munsenga nanjye nzabumvira, muzashaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanwa ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose aho nari nabatatanirije, niko Uwiteka avuga,
guhunga, kandi nzabagarura aho nabakuye mukajyanwa muri imbohe. Mbega amasezerano y'Imana meza. Maze Daniel ayasomye yumva ntabwo abyumva, maze kandi yibuka amagambo yatumye bajyayo mu rwa kabiri, mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma ku murongo mu gice cya 36 umurongo wa 14 hari haravuze ibintu bikomeye cyane. Kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane, bagakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga, bakanduza inzu y'Uwiteka yari yarereje i Yerusalemu. Nicyo cyatumye abateza umwami w'Abakadudaya, akicisiza abasore babo inkota, abacitse ku icumu Nebukadinezari abajyana i Babuloni. Birumvikana ko harimo na Hananiya, Mishayeli na Azariya ndetse na Danieli. Bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be kugeza ku ngoma y'abami b'Ubuperesi. Bisobanuye ngo kugeza ubwo igihugu kizaba cyishimira amasabato yacyo, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye ngo kuko iminsi yose cyabereye umusaka cyajiririje isabato kimara imyaka 70. Urumva ko ubuhanuzi bw'imyaka 70 bwagarukaga mu matwi ya Danieli cyane, maze atangira kubihuza n'iby'iminsi 300 yize, maze byanga guhura. Maze igihe byari byanze guhura, Danieli yakoze iki? Yahanze amaso umwami Imana, amushakisha gusenga no kwinginga, yiyiriza ubusa, yambara ibigunira, yisiga ivu. Mu myaka 12 yose yari ishize hagati y'iyerekwa ryo muri Danieli igice cya 8 n'iri yerekwa tuza kubona muri Danieli igice cya 9, kunanirwa gusobanukirwa n'iyerekwa ry'uko bukeye bukira rivugwa muri Danieli igice cya 8 umurongo wa 14 ndetse na 26 byamuteye umubabaro ukomeye. Nyamara uko gucanganyukirwa kwatewe nuko yasomye ibyanditswe byera, maze abona bisa nk'ibivuguruzanya n'ibyo yeretswe, ariko ntabwo kwamutiye gucika intege ngo acogore, ahubwo yarushijeho kwegera Imana, yisaba ubufasha ngo isubize ikibazo cye. Haleluya. Yakomezaga gusenga, amadirishya yakinguye, twarabibonye muri Danieli igice cya 6 umurongo wa 10 n'uwa 11, yerekeye Yerusalemu, apfukamisha amavi ye 3 mu munsi, asenga nk'uko yari asanzwe asenga. Ndetse n'itegeko rije rya Dariyo yuko agomba gusengwa twarabiganiriye, uzasubira muri Danieli igice cya 6. Ntabwo byari bihangayikishije umutima wa Danieli, byakomwe mu nkokora, ahubwo yakomeje gusenga. Bari abantu bari hanze bamwitegereza, ntabwo yari abyitayeho. Kwambara ibigunira no kwisiga ivu kwe bigomba kuba byarabatunguye, kubera yuko yari umwami, yari umuntu ukomeye, yari prime minister. Nyamara ntabwo we yagengwaga n'ibihe cyangwa abandi uko babibona, ahubwo yari ari mu bihe bidasanzwe byo kugenja gute, byo gusenga. Reka nongeye mvuga isengesho gato nshuti zanjye. Isengesho ni ry'agaciro gakomeye cyane. Mbese urabyibuka, ongera urebe icyigisho twaganiriye ku munsi wa 6 tuganira iby'isengesho no gusobanukirwa, twize ibintu bikomeye. Mbega ukuntu dukeneye gusenga. Soma amagambo yanditswe n'umugabo Maurice Vanden, ni igitabo kizwi cyane, abantu b'Imana barakizi, cyitwa Amahame 95 ku gutsindwa n'umuntu kubwo kwizera. Ku ipaje 53 umwanditsi yanditse amagambo akomeye atwereka isengesho. Suko tutariganiriye, ariko mba numva nakomeza gushimangira iby'uko kuri kw'Imana. Isengesho yaryise ngukisi. Isengesho ryitwa guhumeka k'ubugingo. Iri rigani isengesho ndi kukubwira muri aka kanya. Isengesho risobanuye guhumeka k'ubugingo. Iyo nyito ikomosa ku kindi kibazo cy'ingenzi. Ushobora kumara umunsi wose utariye, ariko nta muntu n'umwe wamara amasaha 28 adahumeka. Niyo mpamvu ubwo mbabwira iby'umubano tujyana na Kristo, sintegereza ku buryo muzanezerwa ngo muzaba mumaze kwibonanira nawe mwasabanye, nubwo nabyo ari inyungu zo mu gusenga, ariko muzirikane ko mbabwira ku kibazo cy'urupfu cyangwa ubugingo. Nimutarya kandi nimunahumeka mu buryo bw'umwuka, muzapfa. Ubuzima bw'iby'umwuka ntibushobora kuramba haramutse hatabayeho gusabana na Kristo mu masengesho no kwiga ijambo ry'Imana. Maurice Vanden yarakomeje aravuga ngo icyakora gusoma Bibiliya no gusenga si ubwishingizi bwo kugira imibereho n'ubuzima bw'iby'umwuka buzira umuze. Oya, umuntu ashobora kubikora ariko umutima we ukaguma kure y'Imana. Uko niko byagendekeye abafarisayo, wasanga ari nako bimeze iwawe. Icyo ukuri ni kimwe gusa, ntuzakomeza kuba muzima mu by'umwuka nudashakira Yesu mu ijambo rye usenga. Ibyo turya n'umwuka duhumeka si byo byishingizi
kugira ngo ubuzima buzira umuze. Ariko kandi ntibishoboka ko uwo mubiri uba muzima nta kurya cyangwa se nta guhumeka. Nibyo koko abantu bashobora kuba bahumeka, abantu bashobora kuba barya, ariko ntibagire ubuzima buzira umuze. Ariko kandi abantu batarya n'abantu badahumeka, abo ngabo bo ntabwo bakiriho. Imana ifashe umuntu wese muri twebwe abashe kumva aya magambo. Umugaragu w'Imana rero Daniel afata igihe kidasanzwe cyo gusenga, ashakisha umwami Imana gusenga no kwiriza ubusa, ashaka gusobanukirwa ibyanditswe byera. Ngiye gusangira nawe iri sengesho yasenze, maze wumve uko yasengeye itorero rye. Turi ku ngingo yibaza ngo ese itorero ryawe ryagezemo ryasubiye inyuma bigenda bite? Inyifato ikwiriye kwifata igihe itorero ryawe risubiye inyuma. Aya magambo ndifuza ko yazagera ku bantu b'Imana, abantu bakunda ijambo ryayo, abantu bakunda gusenga, ariko bashobora kuba bafite ikibazo cyo kureba abandi cyane, bakaba bakomeje kubatumbira ngo barebe, bavuga bati ubwo bariya ntacyo bitayeho, ntabwo ari ngombwa. Bavuga bati ndetse bariya baratandukiriye cyane, bariya batangiye kurema igishushanyo cy'inyamaswa, bariya barindutse Babuloni, n'andi magambo ateye ubwoba nk'ayo ngayo. Mbese igihe itorero ryari ryasubiye inyuma, mbese igihe Daniel yari afite impungenge ko ubu bwoko bwaba bwaratandukiriye ku buryo Uwiteka yisubiye bitakiri imyaka 70, ahubwo bibaye imyaka 2300, yagenje ate? Yarasenze, yiyiriza ubusa, yisiga ivu, gasenga 3 mu munsi. Cyo gyahura n'ikigeragezo ndetse kimubuza gusenga. Muri Daniel 6 twakomeje kubisubiramo, ariko aravuga ngo oya, nkeneye gusengera itorero ryanjye. Burya nta kindi yari ari gusengera Daniel muri cya gihe cyo muri Daniel igice cya 6, yari arimo asengera itorero ry'Imana. Ariko nshuti zanjye, ndabinginga mu izina rya Yesu ngo mugire umutima nk'uwa Daniel. Mana, du umutima nk'uwa Daniel, umutima utikanyiza, umutima udakunda ibyawo, umutima utirebaho, umutima udashaka kujya mu ijuru wonyine, ahubwo umutima ushaka kubwira abandi ibya Yesu, umutima ukunze itorero rya Kristo. Reka twumvire isengesho. Daniel igice cya 9 ngeze ku murongo wa 4, haratubwira ngo nsenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza ibisezerano no kugira ibamba bayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye, tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Nitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajya babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani, gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisirayeli bose ba bugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Umugaragu w'Imana ari kugerageza guhuza inyifato y'Imana n'inyifato y'aba bantu. Imana yatanze amategeko, iravuga iti muzaba mugize neza nimubyitaho. Itavuga iti ngo washyize imbere inzira ebyiri, ubugingo n'urupfu, uhitemo ubugingo ubone kubaho. Isubiramo abantu ko bazagira imigisha nibakomeza amategeko y'Imana. Turabibona mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28 kirondora imigisha, kikarondora n'imivumo ku batuzumvira amategeko y'Imana. Ibyo bintu twarabiganiriye, muvandimwe John Locke yatuganirije icyo cyigisho cy'imigisha dukura mu kuba turi kumwe n'Imana mu masengesho no kwiga ibyanditswe. Dusoma amagambo akomeye cyane mu gitabo cyiswe Inama zigirwa itorero. Inama zigirwa itorero ku ipaji ya 71 kugeza 72, umwanditsi yavuze amagambo akomeye kubwira isengesho. Aravuga ati Daniel ntavuga ibyo gutungana ko imbere y'Uwiteka. Uwo muhanuzi wari ukomeye mu kigwi cyo kuvuga ko ari imbonera kandi atunganye, cishe bugufi, abana n'abandi b'Isirayeli bashayishije mu byaha. Ese ntabwo wabyumvise? Umurongo wa 7 dusorejeho, Nyagasani, gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni. Ntabwo ari kuvuga ngo ariko ibyabo ni ugukorwa n'isoni, oya, ari kwisanisha n'ubwoko bw'Imana. Urihangana, ntabwo inkorora impaye agahenge. Ariko Daniel ntavuga ibyo gutungana ko imbere y'Uwiteka. Uwo muhanuzi wari ukomeye mu kigo cyo kuvuga ko ari mbonera kandi atunganye, yicishije bugufi, abana n'abandi b'Isirayeli bashayishije mu byaha. Ubwenge Imana yari yaramuhaye muri icyo gihe bwari akarenga cyane kuruta ubwenge bw'abakomeye bo mu isi. Nk'uko umucyo w'izuba umurika mu isanzure ku manywa y'ihangu, uruta kure cyane uw'inyenyeri ntoya hanyuma y'izindi.
ariko kandi nubwo byari bimeze gutya, nimuzirikane amasengesho yavaga mu kanwa k'uwo mugaragu, k'uwo mugabo ukunda, washimwaga n'abo mu ijuru cyane. Yarisabiye kandi asabira ubwoko bwe, yicishije bugufi cyane, abogoza amarira, kandi yashengutse mu mutima, yugururiye Imana umutima we, yatura ibicumuro bye, kandi yemera ko Uwiteka akomeye kandi afite icyubahiro. Nibyo ngibyo turi kubona ari kuvuga muri iri sengesho. Mu gihe Daniyeli yarageze mu majune, Daniyeli yakomeje kwizera Imana ye, ko ari Imana ikomeza amasezerano. Wabyumvise se ariko bivuga, aratubwira ko ari Imana ikomeza amasezerano. Arivuze ati, Mana Nyagasani, Imana yacu y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda. Ni Imana isohoza amasezerano kandi igirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Nshuti, Daniyeli yari yiringiye Imana ye, maze gushidikanya kwakomokaga mu kutumva neza iby'imyaka 70 n'iby'imyaka 2300 akuzana imbere y'Imana asenga. Daniyeli yarenze iby'isezerano ryo kuvanwa mu bunyage nk'uko twabonye muri Yeremiya, maze atumbira iby'isezerano rishya ryasezeraniwe ishyanga rya Isirayeli, rivuga riti, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, nk'uko riboneka muri Yeremiya 31:31 n'ubundi. Nk'uko bigaragara mu ngingo ikurikira y'iki gice, Gaburiyeli yamusobanuriye byose harimo n'iby'iri sezerano rishya, nk'uko tuzabona mu gice mu magambo akurikira. Twabonye muri Daniyeli igice cya 27 yuko hari uzaza kandi agatsembaho ubwami bwose bwo mu isi, akimika ubwami bushya ari we Yesu Kristo. Nuko rero ntabwo Daniyeli yakomeje kwizirika kuri iyi myaka 70 gusa abese bagomba kumara mu bunyage, ahubwo yararenze ajya no ku isezerano rishya, isezerano Imana yasezeranye, nuko arasenga. Kandi inshuti zanjye, Imana yaramusobanuriye imubwira n'iby'iryo sezerano rishya, ko hari uzaza agakuraho ibicumuro, gusorozwa ko gucungurwa kwacu kwabonewe muri Kristo Yesu. Ni Daniyeli wanje kugutangaza. Umurongo wa 8, Nyagasani ku bwacu n'abacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasogokuruza bacu no gukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho. Mwami Imana yacu nifite imbabazi n'ibambe nubwo twayigomeye. Haleluya. Nitwumvira Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyize imbere, avuzwe n'abagaragu bayo b'abahanuzi. Ni koko Abisirayeli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwaho umuvumo n'indahiro byari byananditswe mu mategeko ya Mose, mugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho. Ariko ari kuvuga ko ari Imana igenza gute, igira ibambe, igira kubabarira. Niko abanje kutubwira, nifite imbabazi n'ibambe nubwo twayigomeye. Umuhanuzi Mika avuga amagambo akomeye muri Mika igice cya 18-19, asubiramo imbabazi z'Imana. Inshuti zanjye, Satani yagiye agaragaza ko Imana ari umunyabukana bukaze, ariko ndagira ngo mbwire ko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose, nk'uko umunyezaburi yakunze kubiririmba. Kandi uyu mugaragu w'Imana Mika mu gice cya 18 aratura amagambo akomeye cyane, avuga ati, mbese niyihe Mana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa, ikirengagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo? Ntihorana uburakari bw'ayiteka, kuko yishimira kugira imbabazi. Imana yacu yishimira kubabarira. Imana yacu yabwa icyubahiro. Umurongo wa 19, izaduhindukirira kutugirira ibambe, izarebatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi uzarohera imuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Twizeye Imana yigira imbabazi. Igihe turambura amagambo y'iki gitabo cya Daniyeli, harimo amagambo abateye ubwoba, uburyo abantu bagiye bararagira kure bakayobywa n'uburiganya bw'aka gahembe gato twabonye muri Daniyeli 8 kabashishwa byose n'uburyarya, maze baragenda bagerwaho n'uburyarya bw'aka gahembe gatoya kaje gukura rikaba rinini cyane muri bwa buyobe bwose twarondoye. Ariko inshuti zanjye, igihe wumvise warisha amategeko y'Imana, igihe wumva waragendeye mu buyobe bwo gukurikira Antikristo utamuzi, erega gusenga kose ntabwo ari ugusenga. Niko Yesu Kristo yavuze, nugera muri Matayo igice cya 15 aravuga ati, erega bansengera ubusa, kuko amategeko bigisha ni amategeko y'abantu, ariko aya ngaya yo twamaze kubona ko ari n'ay'abadayimoni, ni bwa bucurabwenge bwa gipagani
ubupagani bwo gusenga ibigirwamana byahoze mu isi mu myaka ya kera cyane, nibyo bari kutuyoboramo. Ariko igihe amategeko y'Imana usanze warayishe nshuti yanjye, menya yuko Imana yacu ibabarira. Nta mana ihwanye nayo ibabarira gukiranirwa, ikirengagiza ibicumuro, ikigerageza isura ry'abasigaye b'umwandu wayo. Ntabwo ihorana uburakari iteka ryose, yishimira kugira imbabazi kandi izaduhindukirira. Haleluya! Itugirire ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, maze itweze, idutunganye. Kandi ubwo ibyaha byacu izabiroha imuhengeri y'inyanja, ntabwo bizibukwa ukundi. Ariko hari ikindi kintu batubwiye cyane, avuze ngo ntabwo twumviye Uwiteka Imana yacu ngo tugende mu mateka yayo yadushyize imbere, abaswe n'abagaragu bayo. Ni kuko abisirayeli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batumvira. Nicyo cyatumye dusandazwaho umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose. Ahari tugitekereza ku mbabazi z'Imana, dushobora gutekereza imbabazi zageze ku muntu witwa Manase. Hari umwami wayoboye ubwami bw'Abayuda witwaga Manase, nigeze kumuvuga ndi kuvuga amateka ya Yosiya, kubera ko ari muri icyo gisekuru rwose. Uyu Manase yari umuhungu wa Hezekiya, kandi uyu Manase yamaze imyaka 55 i Yerusalemu ari ku ngoma. Urumva ko we yanaramye rwose ku butegetsi, ariko kandi yaranzwe no gukora ibyangwa n'Uwiteka cyane, nk'uko tubibwirwa mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 21. Hari amagambo ateye ubwoba aho hantu havuga ngo, kandi Manase yavushije amaraso menshi y'abatacumuye kugeza aho yayujuje i Yerusalemu hose. Uwishwe bwa mbere yabaye Yesaya, wahanuye ubuhanuzi bukomeye cyane mu gihe cye, maze Manase aramwica. Uyu nguyu bari amaze imyaka isaga 40, 50 ndetse ahagarara imbere y'Ubuyuda, ari intumwa yashyizweho n'Uwiteka. Manase yaramwishe. Manase ntabwo ari byavugwaho gusa, ahubwo mu gitabo cya 2 cy'Ingoma 33 hari amagambo ateye ubwoba. Nuko Manase ayobya Abayuda ab'i Yerusalemu, bituma barusha amahanga Uwiteka yarimburiye imbere y'Abisirayeli gukora nabi. Uwiteka aburira Manase n'abantu be, ariko ntababyitaho. Nicyo cyatumye Uwiteka aburira abateza abatware b'ingabo z'umwami wa Ashuri, bagafata Manase bakamushyira mu mihama, bakamujyana i Babuloni bamubohesheje iminyururu. Maze ageze mu minyururu, ageze mu makuba, yinginga Uwiteka Imana ye, yicishiriza bugufi cyane imbere y'Imana ya basekuruza, arayisaba. Nuko Imana yemera kwinginga kwe, yumva ibyo asabye, imusubiza i Yerusalemu mu bwami bwe. Manase ahera ko amenya yuko Uwiteka ari we Mana. Ayo ni amagambo mu byanditswe byera ndi gusoma. Ageze mu makuba, ageze mu gihe cy'umunyururu, ari i Babuloni, asenga Imana, aringinga. Maze ikintu gitangaje, Imana yacu ibabarira cyane. Imana yemera kwinginga kwa Manase, yumva ibyo yasabye byose, musubiza i Yerusalemu, yongera gusubira mu bwami bwe. Mbese ibyaha byakozwe n'abitwa abayobozi b'itorero, ugira ngo mbo ntibabasha kubibabarirwa. Hari abantu batenebutse cyane, bakumva itorero ryarahabye rwose, bakumva abayobozi babo ntabwo bagira icyo bageraho, ndetse rimwe na rimwe tugatinyuka kubita amazina y'uko ari abajesuite bari gukorana na ka gahembe gato kugira ngo bayobye itorero ry'Imana. Ibyo birashoboka rwose, ntabwo mbihakanye, ariko Imana yabashije kubabarira Manase, nabo ibasha kubabarira n'abantu hindukira bakihana. Nshuti zanjye, Manase yakoze ibyaha bikomeye cyane. Manase yishe abantu b'Imana, Manase yishe Yesaya amaze kubivuga. Manase yacishaga abana be mu muriro. Manase yayoboye Abisirayeli n'Abayuda ngo gukora ibyaha bitigeze bikorwa n'amahanga Uwiteka yirukanye muri ubwo bwoko. Ariko igihe yatakaga agatabikira Uwiteka, akavuga ati, Mwami nagucumuyeho, Imana ariteguye kubabarira. 11 watubwiye ngo, niko kwa Abisirayeli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwaho umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho. Iby'uyu muvumo n'indahiro biranditse neza, kandi byanditswe mu mategeko ya Mose. Tubibona neza mu gitabo cy'Abalewi igice cya 26 mu buryo bw'umwihariko, uhereye ku murongo wa 14 kugeza 41. Kandi uzasome n'igitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 28, nugera ku murongo wa 15 hazatangira kuvuga iby'imivumo. Nuko abantu b'Imana bagerwaho imivumo, ibintu by'akaga gashishana cyane byari kuzaza nk'umuvumo, birimo ubwoba,
kunanuka, kurumbya, indwara z'ibyorezo, mugiga, guterwa n'ababisha, gukuka umutima, ubuhunzi, icyokere cyinshi, amapfa n'ibindi bisa bityo byagombaga kuza nk'igihano cyo kwica amategeko y'Imana, nk'imivumo igera ku banze kumvira amategeko y'Imana. Mbese ibyacu byo bimeze bite? Erega ntabwo Imana yacu yahindutse. Mbese imivumo itugeraho bitewe no kwica amategeko y'Imana byo bingana bite? Ngira ngo abantu b'Imana bakomeje kutuganiza kuri iyo ngingo, kandi twarabibonye yuko kuva mu burinzi bw'Imana bituzanira akaga no kurimbuka. Nta munezero twigeze tubibonamo uretse gukorwa n'isoni gusa. Ntabwo mbizi ahari wamfasha gukora ubwo bushakashatsi tukareba iby'iyi mivumo ivugwa mu Guteka kwa 2:28 no mu Balewi 26, maze tukitegereza isi yacu aho abantu babayeho ubuzima buteye ubwoba. Ibyo kurya ni bike, indwara z'ibyorezo, konda ngo nukunanuka, kugendana ibimungu mu mubiri, za kanseri n'ibindi. Erega ibyo byose bikomotse ku kwica amategeko y'Imana. Twarayaganiriye, abantu b'Imana barabituganiriza, kandi barabitweretse neza ko ino si iri mu kaga kubera ko abantu banze amategeko y'Imana. Yesaya yaje kubihanura aravuga ati isi irarimbutse kandi irimbuwe n'abaturage bayo kuko banze kumvira Uwiteka. Nyamara ntabwo iyi mivumo yazaga ari igihano cy'Imana, ahubwo byari ingaruka zo kwivana mu burinzi bw'Imana, maze bakibasirwa n'ingorane izabona no gutandukana n'Imana, yo soko y'ubuzima. Igihe dutandukanye n'isoko y'ubuzima, nshuti zanjye, nta kindi kizakurikiraho uretse gukorwa n'isoni no kumwara, uretse kurwara sida, uretse kurwara ibirwara bidasobanutse, uretse kujya muri gereza, uretse kubaho dufite ubwoba, uretse guhangayika, amadepression n'ibindi. Ariko igihe turi mu Mana, igihe turi muri Kristo, igihe Yesu Kristo adufasha kugira ngo dukomeze amategeko ye, tuzumva neza uburyohe bwa Zaburi ya mbere avuga ati hari umuntu wizera Uwiteka kandi agakomeza amategeko, yazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ntabwo kijya kigira ibibazo ngo nuko amapfa yacanye. Oya, ahubwo ahorana umunezero, ahorana ibyishimo, ahorana kunyurwa kubera yuko ari kumwe n'Imana. Nshuti yanjye, Imana muri kamere yayo ni nyembabazi, tumaze kubibona, ni nyabuntu kandi itinda kurakara. Ibyanditswe byera byinshi birabihamya, ariko bijya biba ngombwa yuko ibihano bigera ku bantu. Ibyo bintu kuko ni inzaduka kuri yo, kuko ntabwo ikunda kubabaza abantu, biba inzaduka kubabaza, biba inzaduka guhana no kwica ibiremwa byayo. Ariko kandi ijambo ry'Imana mu Kuva 34:6 handi hatumaze kutubwira yuko ari Imana igira imbabazi. 7 utubwira amagambo akomeye cyane, ntabwo itsindishiza uwo gutsindwa na hato. Kenshi bisa naho ubutabera mvajuru butinze, ndetse hari bikaboneka ko butazanabaho, abantu bagakomeza kwica amategeko y'Imana ntacyo bitayeho, bigasa naho abantu bazakomeza kugendera mu bibi byabo kandi baguwe neza. Abo bose bishimiye imbabazi z'Imana no gutinda kurakara kwayo bakwiriye kuburirwa rwose yuko n'urubanza rugomba kuza. Kandi amakuru tubona muri Danieli igice cya 8:14 hahandi yuko ubuturo bwera bugomba kwezwa. Ese ubuturo bwera bwo kwezwa ni iki? Wari umunsi w'urubanza, umunsi w'ihongerero, umunsi w'impongano, aho ibyaha bya buri wese byagomba gusuzumwa imbere y'Imana, kandi uwagaragara ko atitandukanije n'icyaha yaterwaga amabuye. Ya Mana y'ibambe n'imbabazi rero, igihe kizagera urubanza ruze, kandi uwo ruzatsinda azagerwaho n'ibihano bishishana by'uko yishe amategeko y'Imana. Igihe Kristo azaboneka nk'umuhozi uje guhora inzigo, azagaragara mu ishusho ihabanye kure rwose nuko yabonetse bwa mbere. Wa wundi witwaga umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, azaboneka ari intare yo mu muryango wa Yuda, kwivuna umwanzi nicyo kizaba kimuzanye. Imana ifashe ubwoko bwayo kugira ngo bitekereze neza, kugira ngo igihe Kristo azaza azasange twatandukanije n'icyaha, twaremeye amaraso y'impongano yamenewe i Karuvari, kandi twarakiriye umurimo dukorera mu buturo bwera uyu munsi ngo tubabarirwe rwose. Igihano cy'Imana kizaza, kandi amateka y'isi arabitwereka. Ngira ngo dushobora gutekereza ku ngero nkeya zo mu byanditswe byera, inzaba nyinshi cyane, ariko dushobora kuvuga bike. Reka dore mu isezerano rya kera, reka turebe. Mbese mwibuka ibyabaye mu mwuzure wa Nowa? Ngo bararyaga, baranywaga, babona umusaza ari kubwiriza nk'uko ndi kubwiriza. Ngewe nzabwiriza iminsi 30, ariko Nowa yamaze imyaka 120 ari kubwiriza, akabwiriza n'abaza, avuga ati imvura izagwa. Abantu baragenda barabikwena, bakomeza kuba mu bibi byabo. Ariko nshuti yanjye, igihe cyarageze imvura iragwa batari bazi iby'imvura ibyo ari byo.
guhora kw'Imana kuraboneka. Mwuzurura wisandara isi yo kwano irarimbuka rwose. Harokotsemwo abantu bangahe? Ni abantu babarirwa ku ntoki, inshuti zanjye, ni abantu 8 bonyine. Ariko nuko byagombaga kugenda, isi yagombaga kurimbuka n'abanze kwitandukanya n'icyaha bose. Icya kabiri twavuga ibyo kurimbuka ku Sodomu n'i Gomora. Ni imijyi minini cyane, iraruta u Rwanda inshuti zanjye, ntabwo ari ahantu hato. Ni ibihugu bitatu, igihugu cy'i Sodomu n'igihugu cy'i Gomora haje kurimbuka, harimbuwe n'umuriro. Imana nabwo yakomeza irihangana, ariko iza gutangagiza Aburahamu iti numvise abaharega, numva manuwe no kuza kureba niba ibyo baharega ari ukuri, maze ifata umwanzuro avuga ngo hagomba kurimbuka. Ndibuka isengesho Aburahamu yasenze, ndi kuvuga abanyamasengesho, ariko bajya basengera ubwoko bw'Imana, bakavuga bati reka dujye ku mavi dusenge, dusabire itorero. Abantu bari gusubira inyuma cyane mu bya mwuka, reka dufate igihe tubasengere. Mbese uribuka isengesho ry'umugaragu w'Imana Aburahamu avuga ati Imana ndakwinginze wirimbura Sodomu na Gomora. Mbese nusanga abantu 50 ntabwo hababarira. Reba nawe igihugu cy'u Rwanda cyose habuzemwo abantu 50 bubaha Imana, maze Imana avuga iti niba ari 50 bahari ntabwo nzaharimbura. Arakomeza aramanuka kugeza ubwo yageze ku 10, ariko nabwo barabura. Ariko kubera ko Imana itagira imburana abakiranutsi n'abakiranirwa, yibutse umugaragu wayo Loti, maze ijya kumukurayo n'umuryango we. Ariko ikibabaje bavuye ari 3 gusa, umugore yarasigaye kuko umutima we wagumye i Sodomu. Ariko i Sodomu hararimbutse. Abantu iyo bavuze yuko igihano umuriro uzaza ugatwika byose ukabikongora, nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze muri Petero, ntabwo babyumva ko umuriro n'amazuku uzatsembaho iyi si, kandi abanze kwifatanya na Kristo bazarimbuka rwose. Maze bakumva Imana ibabarira, ntabwo yabikora. Ariko nubwo Imana ibabarira, ifite n'ubutabera n'intabera. Ntabwo Satani azakomeza kugenza gutyo, ntabwo abana b'Imana bazakomeza guhonyorwa, ntabwo abantu bazakomeza kwidegembya barwanya Imana muri ubu buryo. Ahubwo Imana izazana ubutabera, maze isi irimburwe rwose. Twasomye iby'ibyabereye ku nyanja itukura mu Kuva igice cya 14, ubwo ingabo za Farawo zari zikurikiye ubwoko bw'Imana butashye iwabo i Kanani. Ariko niba ubyibuka neza, ingabo zose za Farawo, amafarashi n'uwo ahetse n'abo ahetse, bose bakanguye mu nyanja, nta n'umwe warokotse wo kubara inkuru. Turibuka umuriro w'Uwiteka utwika Nadabu na Abihu bene Aroni bagomeye Imana. Twibuka ukuntu isi yasamye ikamira Kora, Datani na Abihu na Biramu ari bazima kubera yuko bagomeye Imana bakanga ubuyobozi bwa Mose. Turibuka Abisirayeli baterwa na mugiga igihe Dawidi yahubukiraga kubara Abisirayeli, nk'uko iyo nkuru yanditse mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 24. Ibyo byose ni ibimenyetso by'uko Imana igitangaza ubutabera. Ariko ushobora kuvuga uti ni Imana yo mu isezerano rya kera, Imana yo mu isezerano rishya byo ntabwo bijya bibaho. Oya, genda usome mu Byakozwe no mu gice cya 5, basomamo igitekerezo cya Ananiya na Safira, inkuru ya Ananiya na Safira bapfira hamwe kubwo kubeshya umwuka w'Imana. Uzasome amakuru akomeye cyane ari mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 1 kugeza uwa 10, ahatubwira igikorwa nyamukuru cyerekana amateka y'Imana ku banyabyaha. Icyo gikorwa ntabwo ari cyo yakoze cyo, ahubwo nicyo yenda gukora mu gihe kiza vuba cyane bidatinze. Izagikora, izategeka abamarayika 7 iti nimugenda musuke mu isi nzabya ndwi z'umujinya w'Imana ku isi. Bazateza ibyago, umubabaro ukomeye no kurimbura gutangaje kuzaba kurimo ibisebe bikomeye bibi, amazi yo kunywebwa ahinduka amaraso, izuba ryokesha abantu umuriro, no kuribwa gukomeye cyane kuzatuma bahekenya indimi zabo. Icyo gihe abantu bazifuza urupfu, ariko ntabwo bazarubona. Mbega ibyago 7, icyama kugira ngo utange umugabane w'abazagirwaho n'ibyago 7. Reka ariko nsoma amagambo mu make. Abantu bazagirwaho n'ibyago 7 ni bande? Kino gitabo Ibyahishuwe igice cya 16, ariko reka nsome mu murongo wa 15. Mbone gisa n'inyanja, murongo wa 2 tubwira ngo iki? Mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubahwa
utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe. Nashakaga umurongo wa kabiri, nuko abantu bazaririmba iyi ndirimbo, abantu batazagerwaho n'iki gihano cy'Imana giheruka, ni abantu banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ni abantu batemeye gushyirwaho ikimenyetso cyayo, ni abantu batumviye amabwiriza y'uyu muntu ufite umubare 666. Ndakwifuriza mu izina rya Yesu ngo utekereze cyane iby'uku butabera bw'Imana bugomba kugera ku batuye isi kandi tugitegereje. Ibyo byose maze gusoma mu gice cya 15 n'igice cya 16 bizasozwa n'umunsi ukomeye, umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, kandi twabwiwe n'ibyanditswe byera ko abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Ni amagambo yanditse muri Mika igice cya 3 umurongo wa 19, kandi rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 10 hatubwira amagambo akomeye ngo maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Abantu bagiye bagomera Imana kubera ibyirishingiro ryo mu isi bazakorwa n'isoni cyane, babonye yuko ntacyo bamariye, batwikanwe nabyo. Turaburirwa bikomeye inshuti zanjye, yuko umuntu naramya inyamaswa y'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama, kandi ngo umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose. Ntibaruka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa y'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Kandi rero abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'Umwana w'Intama watambwereye kuremwa ku isi, niko ibyashiwe igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza wa 11, ndetse n'igice cya 13 umurongo wa 8 hatuburira amakuru akomeye yuko dukwiriye kwirinda kuzama umubare w'abazagerwaho n'ibyago 7, ndetse bakagerwaho n'igihano cy'Imana cyo kurimbuka by'iteka ryose. Ibi nabyo bisa nk'inzaduka ku Mana, bisa nk'inzaduka ku Mana igira ubuntu n'imbabazi, bisa nk'ingaruka ku Mana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, kandi ntinezezwe no gupfa k'umunyabyaha. Ibi bintu ni inzaduka kuri yo. Nyamara ibi by'inzaduka kuri yo biteye ubwoba, ni igihamya cy'ubutabera bw'Imana nanone. Haleluya! Ubu ubutabera bwayo, kandi bishimangira yuko Imana yuje impuhwe koko, kuko imbabazi zitagira ubutabera nazo, izi mbabazi zazanira isi akaga n'akangaratete gakomeye ndetse n'akarengane gahoraho. Ntabwo twamaze kubona nese yuko ya nyamaswa kagahembe gato karenganya, ndetse tugiye muri Daniel igice cya 7, Daniel yabonye hashyiraho urubanza rwo kwiga iby'aka gahembe n'imikorere yarwo, ariko ngo kari karimo kwivuga cyane, nuko arongera ahindukirira mu isi aza kureba iby'ako gahembe kavuga, iby'umurimo w'Imana ari gukora mu ijuru, uri gukorwa mu ijuru w'ubucamanza, asa nk'aho atakibyitayeho cyane. Nshuti zanjye, dukeneye ubutabera, dukeneye kuvanwa mu isi. Amaraso y'abana b'Imana ararira mu butaka ashaka ubutabera. Ntabwo bizakomeza gutya, Imana igomba gutanga ubutabera. Rero ibyo by'inzaduka birimo ubutabera bw'Imana, kandi byuzuzanya n'imbabazi z'Imana, kuko imbabazi zitarimo ubutabera zateza akaga n'akangaratete iyi si yacu, akarengane gahoraho kagumaho. Ahari ubwoko bw'Imana bwazashira mu isi, ariko Imana ishimwe kuko izazana ubutabera. N'ubu ngubu abantu bajya babona ubutabera bw'Imana, abantu bagakomeza kwigomeka kuri yo, abantu bakanyuranya n'itorero ryayo. Erega bavuga yuko bamwe mu bayobozi baba ari n'abajesuite, ntabwo babeshya, kubera ko tubona yuko nyine umugambi wabo ari uwo gusenya abikomeza ku ijambo ry'Imana. Hari ubwo bajya buraro bakagera aho ngaho, ariko hari ubwo Imana ijya ibakoma mu nkokora. Imana yacu ihabwa icyubahiro, maze bakagerwaho n'ibihano bishishana umuntu wese ku giti cye, nubwo tutabasha kubirondora. Ariko n'ibi bya rusange igihe kiri hafi, kandi tuzabirebesha amaso yacu. Magambo yanditswe mu gitabo cyitwa Ubuntu bw'Imana butangaje, ku ipaji ya 74 baranditse ngo urukundo rw'Imana rwagaragariye mu butabera bwayo nk'uko rwagaragariye mu mbabazi zayo. Amen. Ubutabera ni urufatiro rw'ingoma yayo ndetse n'imbuto y'urukundo rwayo. Haleluya! Byari umugambi wa Satani gutandukanya imbabazi, ukuri n'ubutabera. Yaraniye guhamya ko gukiranuka kw'amategeko y'Imana ari umwanzi w'amahoro, ariko Kristo
yerekanye ko ibyo ari inkubirane, kimwe nticyabaho ikindi kidahari. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberana nk'uko byavuzwe n'umunyezaburi wa 45 umurongo wa 11. Ku bantu bisa nkaho bigoye guhuza ubutabera n'imbabazi, ariko ku Mana birahura maze bigahoberana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Erega twari gupfa ku by'amategeko, ku bw'amategeko twari gupfa kuko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Ariko ku bw'imbabazi za Yesu yaraturokoye maze aradupfira. Si uko yavuze ngo amategeko avuyeho, oya, ibyo ntabwo byabiri mu butabera bw'Imana, ahubwo yemeye gupfa mu cyimbo cyanjye kugira ngo mbeho. Kubera iki se? Kuko wabasha kwisubiza ubugingo, ariko njye nta bushobozi mfite bwo kubwisubiza, niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Daniel yarazi iby'ubutabera bw'Imana, yarazi n'imbabazi zayo, yarazi ko kandi ibasha kugira impuhwe ikigarura. Imana yacu ishimwe, ijya yigarura, kandi yarigaruye kuri Manase, yakwigarura no kuri wowe nshuti yanjye. Imana ikumvisha aya magambo. Daniel igice cya 9 umurongo wa 12 haduha andi makuru. Umurongo wa 12 niho tugeze. Daniel arakomeza arasenga, aravuga ati, ikomeza amagambo yayo yatuvuzeho no ku bacamanza bacu baduciraga imanza ubwo yatuzaniraga ibyago bikomeye, kuko nta handi munsi y'ijuru higeze hagenzwa nk'uko Yerusalemu hagenzwe. Arababaye cyane Daniel. Ibyo byago byose byadusohoyeho nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, nyamara ntabwo twinginze Uwiteka Imana yacu ngo itugirire imbabazi, ndetse ntitwareka gukiranirwa kwacu ngo tumenye iby'ukuri byayo. Nicyo gitumye Uwiteka atugenera ibyo byago akabiduteza, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo ikiranuka mu mirimo yayo yose ikora, ariko twebwe ntabwo tuyumvira. Mbega amagambo ababaje, mbega amagambo kandi akomeye. Umurongo wa 15, noneho Nyagasani Imana yacu, nubwo wakuje ubwoko bwawe muri Egiputa amaboko yawe akomeye, ukihesha icyubahiro kugeza n'ubu, twaracumuye dukora nabi. Bana b'Imana bakeneye gusenga batura ibyaha byabo. Bana b'Imana bakeneye gusenga batura ibyaha byabo, atari ibyaha byabo gusa, ariko n'iby'ubwoko bw'Imana muri rusange. Dukeneye kujya imbere y'Imana tukatura icyaha cy'itorero ngo Imana itubabarire. Nsoma amagambo ari mu migani ya Kristo kuri volume ya 1 ku ipaji 63. Aya magambo nayo arakomeye cyane. Aratubwira ngo kugira ngo amasezerano y'Imana asohore, burya habaho ibintu umuntu agomba kubanza kuzuza. Aravuga ngo nimunkunda muzitonda amategeko yanjye. Abatakambira Imana bayitura ibibababaje, bayisaba gusohoza amasezerano yayo, ariko bagakomeza kwangirira gukora ibyaha, kwangirira gukora ibyo ishaka, baba bayituka. Ayo masengesho ntabwo Imana igiye yemera. Niyo mpamvu ivuga ngo uwuziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako kugenza gute? Nako guhita guhinduka ikizira. Nuko rero abantu batakambira Imana bayitura ibibababaje, bayisaba gusoza amasezerano yayo, ariko bagakomeza kwangira gukora ibyo ishaka, baba bayituka. Ntibakora ibintu byerekana ko bizeye Kristo. Tugomba kugenzura ibikorwa byatuma twegera Imana twizeye. Nituba tutayumvira, tuzamera nk'umuntu ushaka kuvunjisha sheke kandi atabanje kuzuzaho ibishakwa byose byatuma ahabwa amafaranga. Ntabwo iyo sheke yakwemerwa na banki, ntabwo umukono wa nyiri sheke ushoboka. Niba utariho, ntabwo iyo sheke yaguhesha amafaranga. Nshuti yanjye, dukeneye kujya imbere y'Imana twishimiye kuko twisha amategeko y'Imana, kandi tukishimira kugendera mu mategeko yayo. Yesu niwe uvuga ngo nimunkunda muzitondera iki? Muzitondera amategeko yanjye. Kubw'igihe reka twihute dusoze iri sengesho rya Daniel. Umurongo wa 16, Nyagasani ndakwinginze kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe i Yerusalemu no ku musozi wawe wera, kuko Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije, kubw'ibyaha byacu no gukiranirwa kwa basogokuruza bacu. Uno mugabo w'Imana ari gusenga asaba kugenza gute? Asaba ko Imana ibagirira ibambe, asaba ko Imana itabara itorero ryayo, asaba ko itorero ritumye izina ry'Imana ritukwa mu bapagani. Akavuga ati, Mana izi itorero ryawe duha ububyutse. Ndashima Imana, hari umubyeyi umwe ndabizi akunda iyi platform, ajya kurikira ibyigisho byacu rimwe na rimwe, kandi igeze no kutuganiriza hano. Yarambwiye ati, nkora nsenga, dufite itsinda dusengera ububyutse. Icyama ngo abantu b'Imana habe hariho amatsinda, hariho abantu bari ku mavi bashaka yuko itorero ry'Imana rigenza gute? Rivugururwa, itorero ry'Imana rigerweho n'ububyutse bw'umunsi mu bikari byo mu ijuru. Nshuti zanjye, n'iki ngiki kiraje nshinga umuntu w'Imana. Aravuga ati, tugirire imbabazi
ndakwinginze bwo gukiranuka kwawe uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe Yerusalemu no ku musozi wawe wera, buve ku ishyanga ryitirirwa Imana rikomeza amategeko yawe kandi rikaba rifite kwizera kwa Yesu. Erega birakabije, Satani atwozaho uburimiro, barareba indirimbo bakabona bisa nk'iby'isi, barareba imbere yacu imibereho yacu, imyambarire, imirire, bakabona byose birasa, ntabwo byari bikwiye kuba bisa, maze bakabona abayobozi bamwe bifatanije n'ubutegetsi bwite mu kurwanya amategeko y'Imana. Mana yanjye, shoboza abana bawe gufata igihe cyo gusenga basengera itorero, kuko aricyo kidukwiriye. Umurongo wa 17, nuko none Mana yacu umva gusenga k'umugaragu wawe no kwingingwa kwe, kandi kubwawe Uwiteka umukirishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse. Na n'ubu ngubu aracyazirikana ingingo y'ubuturo bwera, bwa buturo bwera bwasenyutse. Soma amagambo ari ku ipaji ya 376 mu gitabo Intambara Ikomeye, aravuga ngo Satani azi neza ko umunyantege nke wisunga Kristo Yesu arusha imbaraga igitero cy'ingabo z'umwijima. Buriya ushobora kuba ntacyo waba ushoboye, ushobora kuba uyibona nkaho ntacyo uri cyo. Erega hari abana b'abatambyi ahari bazaba abapasiteri bagakomeza bya bindi, ukabona wowe nta nubwo uri ntamenyekana, ntacyo ushoboye muri uyu murimo wa Kristo. Ukabazwa n'uko ukuri kw'Imana gusa iribanzwe, ukabazwa n'uko ababwiriza batuma bacecekeshejwe, ukabazwa n'uko ku ruhimbi nta kibwizwa kizima kihaba. Ariko hari icyo ushobora gukora, no gusenga. Haleluya! No gusengera itorero, no gusengera ko Imana itanga ububyutse, no gusenga ko Imana ishakisha inzira mu bisa nkaho nta nzira. Nuko rero igitabo cy'Intambara Ikomeye kiri kutubwira aya magambo akomeye. Satani azi neza ko umunyabyaha wisunga Kristo Yesu arusha imbaraga igitero cy'ingabo z'umwijima, azi kandi ko aramutse yishyize ku mugaragaro azagabwaho igitero maze agatsindwa. Nuko rero Satani yifuza gukura abasirikare b'umusaraba mu gihome cyabo gikomeye, bubikiye hamwe n'ingabo ze zihora ziteguye gutsemba abamunyurira mu gikingi. Mu kwishingikiriza gusa ku Mana twicishije bugufi tukumvira amategeko yayo yose, nibwo tuzaba umutekano. Ndakwifuriza kwamura uwo mutekano wo kuba mu bugufi bw'Imana, mu masengesho no kugenda mu byanditswe byera nk'uko byahamijwe mu ijambo ry'Imana. Amategeko y'Imana ni meza, araryoshye cyane. Igitabo cy'Intambara Ikomeye kirakomeza andi magambo ngo nta n'umwe washobora kubaho umunsi umwe cyangwa isaha imwe atasenze. Burya rega iyo udasenga uba upfuye. Ntabwo twamaze kubibona se ko umugabo witwa Morris abigereranya no guhumeka? Ntabwo ushobora kubaho udahumeka, ntabwo bishoboka. Maze rero umwanditsi w'igitabo cy'Intambara Ikomeye aravuga ati nta n'umwe washobora kubaho umunsi umwe cyangwa isaha imwe atasenze. Cyane cyane twinginga Uwiteka, tumusaba ubwenge bwo gusobanukirwa ijambo rye. Muri byo nimwo duhishurirwa imitego y'umushukanyi hamwe n'uburyo bwo kumutsinda. Satani ni umuhanga mu gukoresha ibyanditswe byera, aha ubusobanuro yihimbiye ku mirongo yizera ko yadusitaza. Dukwiriye kwiga Bibiliya twicishije bugufi mu mitima, tutagira akanya na gato duhuga ko kwishingikiriza ku Mana. Nubwo tugomba guhora twirinda imitego ya Satani, dukwiriye gukomeza gusengana kwizera tugira duti ntuduhane mu bitwoshya Mwami. Mana ishoboza abantu b'Imana kurushaho kuyiyambaza. Twamaze kubona ko amasezerano yo muri Yeremiya igice cya 29 yateganyaga ko ubwoko bw'Imana buzataha igihe kigeze, imyaka 70 irangiye. Umurongo wa 23 Uwiteka yasezeranye ngo muzanshaka mugenze gute? Mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Maze umwanya nganira namwe iby'itorero ry'Imana. Mbese wari uzi ko Imana ifite itorero ku isi kandi itorero ikunda? Nasomye amagambo akomeye ngo rishobora kugaragara nk'aho rigiye kugwa, ariko ntabwo rizagwa. Kubera iki? Ryubatse ku rutare Yesu Kristo, niho twahereye, kandi Yesu ararikunda, ariguza amaraso ye, arashaka kuricyura. Nuko rero Abefeso Pawulo abandikira babwira yuko Imana ishaka kweza itorero ryayo kugira ngo iritunganye, iryeze, rizaryishyire ritariho ikizinga cyangwa umuhanyari. Itorero riri ku rugamba, rijya rigwaguza rigateshuka, abayobozi baryo bakinjirwa n'abanyabugome. Erega Pawulo nawe yigeze kuvuga amagambo akomeye nk'ayo ngaho n'ujya mu byakozwe mu gice cya 20, turavuga ati ndabizi igihe nzaba nahari amasega ryanda azabinjirana, kandi ntabwo azababarira umukumbi. Bazazana inyigisho zihuje n'irari ryabo kugira ngo bikurireho abigishwa inyuma yabo. Bisa nk'ibyo rero hari igihe tugira akaga gakomeye, maze itorero ry'Imana rikinjirwa n'umunyabugome, maze tukabona koko abantu itorero rigenda kugwa. Ariko nshuti yanjye,
iri sengesho rya Daniel icyo ryanyigishije gikomeye cyane ni uko itorero igihe riri mu kaga, igihe riri mu bikwe bikomeye, hariho gusenga bitewe no kutabera indahemuka kwabo. Ubwoko bwa Isirayeli bwari barajyanyweho umunyago i Babuloni ngo buhamara imyaka 70 nk'uko byari byarahanuwe na Yeremiya. Daniel yari amaze iyo myaka yose 70 ari mu bunyage, kandi yari azi ko igihe kigiye kurangira. Nyamara iyerekwa ryabanje ryo muri Daniel 8 rimusigira ikibazo. Yumvise igihe cya gihanuzi cy'imyaka 2300, maze atinya ko igihe cy'ubunyage cyazarenga imyaka 70 kigahinduka imyaka 2300. Nuko muri gice cya 9 rero tumaze kubona isengesho. Ni isengesho yasenze asabira itorero ryari riri mu bihe bikomeye, ibihe bidasanzwe. Isengesho rirerire kurusha ayandi dusanga muri Daniel niryo yasenze asabira itorero. Haleluya! Isengesho rya Daniel ni urugero rwiza cyane, ni urugero rw'inyifato tugomba kugira igihe itorero riri mu bihe bikomeye. Mbese uri kwifata ute? Igisubizo Daniel yatanze ni cyo gusengera itorero rye, ntabwo ari icyo kurivamo, ntabwo ari icyo kuribwiriza, ntabwo ari icyo kurituka, ntabwo ari icyo bya bindi byose ujya wumva niba ukurikira amakuru uyu munsi. Ahubwo inyifato ya Daniel ntiyari jyewe, ntabwo yari twebwe, ntabwo yari jyewe, njyewe ndi mwiza, bariya ni babi. Uwo yaravuga ngo ni twebwe twaracumuye, kuko natwe turi mu rugaga rw'umuryango w'Imana witwa itorero. Igisubizo cya Daniel cyabaye gushimangira ko dukwiriye kumvira abahanuzi b'Imana, kandi igisubizo cya Daniel cyabaye kwiyanga, tukiyiriza ubusa, dusenga dusaba Imana kugenza gute, kutubabarira. Nabikomojeho umunsi umwe mvuga ibya Babuloni mu gice cya 5, ngaragaza itorero ryayobye ryitwa Babuloni ikomeye, nyina w'amaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi byose. Ntabwo turi buze kubitindaho, ndetse ijambo ry'Imana mu gice cya 18:2 hakomeje kurangira mu matwi yacu ngo marayika arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, harindwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye. Iryo torero ngo ni icumbi ry'abadayimoni. Maze umurongo wa 4 w'igice cya 18 cy'ibyahishura avuga ngo numvira irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohoke muri iryo cumbi ry'abadayimoni, mwe gukomeza gufatanya n'abo bantu, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Kandi umugambi wacu ni uwo kuburira abantu b'Imana kugira ngo badakomeza gufatanya n'abafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, badakomeza gukora iby'ubudayimoni, ibya bindi twarondoye umunsi w'ejo. Abari i Babuloni nibo Yesu avuga ko bamusengera ubusa. Genda usome Mariko igice cya 7 haranditse ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Umurongo wa 9, musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu, ariko imitima yabo indi kure. Ni amagambo ababaje nk'ayo ngayo, ko banze Imana bakanga amategeko y'Imana maze bakishimira kugendera mu migenzo y'abantu. Twarayirondoye ntabwo ndi kuyisubiremo. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3 haratubwiye ngo gukunda Imana ari uku, nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntagenza gute, ntabwo arushya. Iri dini rya Babuloni rwose abantu b'Imana basabwa kurisohokamo, kuko ni icumbi ry'abadayimoni. Inyigisho zirimo ziteye ubwoba, ntihagire uvuga yuko namututse. Muramenye nta muntu nigeze ntuka, nta dini nibasiye, ahubwo ni ibyanditswe byera rigenje gute, ritanze ibimenyetso biriranga, kandi twakomeje kubisuzuma. Niba umva hari aho natandukiriye cyangwa nakabije, uzampamagare. Nimero ziri kuri iyi platform, ujye muri description uzazisangayo, ndetse no ku iherezo ry'iyi video uzabonaho adresse zacu. Ndakwinginze uzampamagare tubiganire, unyungure ubwenge kugira ngo turusheho kunguka ibya Yesu. Ariko nshuti zanjye, nubwo bimeze gutyo, hari itorero rya Babuloni muri iki gihe giheruka, hariho n'itsinda ry'abana b'Imana. Haleluya! Hari itorero ry'Imana, kandi itorero twaribonye mu byahishura igice cya 12, itorero ry'umugore wambaye ibyera, umugore wambaye izuba ku mutwe we, kandi ukwezi kuri munsi ibirenge bye. Uwo mugore yagizwe n'itorero ryasigaye, itorero ry'abantu bakomeza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu, kuko twabibonye ku murongo wa 17 w'igice cya 12. Nshuti zanjye, iri torero riheruka
ntabwo ryo ryitwa umudugudu wa Babuloni, ahubwo ryiswe umudugudu w'i Laodikiya. Nakomeje gusubiramo aya magambo ko hari itsinda ryitwa Abanyalaodikiya, kandi Abanyalaodikiya bafitanye isano n'ikintu cyitwa Daniyeli. Daniyeli twabonye ko bisobanura ngo Imana ni umucamanza wanjye, kandi Laodikiya nibyo twabonye ko bisa nk'ibyo ngibyo, ko ari ubwoko bw'abantu bucirwa urubanza, ni abantu bari mu gihe cy'urubanza. Ibyo gihe cy'urubanza turi muri Daniyeli igice cya 9, tuzabisobanukirwa ejo, kuko tugomba kwiga iby'ubuturo bwera ho gakeya, tukareba igihe ubuturo bwera bwagombaga kwerezwa, kandi kwezwa kuri ubuturo bwera bisobanuye gutangira k'urubanza. Nuko umudugudu wa Laodikiya mu byanditswe byera uzawusoma mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 14-21. Nkundira kugira ngo byumvikane nsoreze kuri aya amagambo ya Laodikiya. Laodikiya ibwirwa ngo wandikiye marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti wiyita Amena. Ndi muri Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 14-21. Wiyita Amena, umugabo uhamya kandi ukiranuka w'ukuri, nkomoko y'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, yaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero gukora akazi uyaze, udakonje ntubire, ngiye kukuruka, kuko uvuga uti ndi umukene, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nyennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama rero, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagenza gute, zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjirwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Haleluya. Iri tsinda ni itsinda ryo mu gihe cy'imperuka, hahandi ubutumwa bwa marayika wa mbere bwari butangiye kurangurura ngo nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu banza kigenje gute, gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Mbese wumvise ko muri ubutumwa bwa Laodikiya Imana yongera kubabwira yuko ari Imana umuremyi? Iravuga iti uwiyita Amena, umugabo uhamya ukiranuka, inkomoko y'iby'Imana yaremye. Haleluya. Ingingo yo kurema iyo izamutse iteka hazamuka n'ikibazo cy'isabato, kuko isabato ari urwibutso rwo kurema Imana yashinze ku isi. Itorero rikomeza amategeko y'Imana, itorero ryibuka no kubahiriza isabato, niryo ngiryo Imana iri kubwira. Kandi iryo torero rivuzweho amagambo nanone atari meza. Aya magambo avuzwe ateye ubwoba, nshuti zanjye. Mbese wayumvise? Mbega ukuntu ino sura y'Umunyalaodikiya imeze, iteye ubwoba imbere y'Imana. Imana iramureba ikabona yambaye ubusa, Imana iramureba ikabona ni umukene nyakujya, Imana iramureba ikabona nta nubwo abona. Mbese uyu muntu wari wabona isura ye, wari wahura n'umuntu w'umukene nyakujya, umuntu udafite ubutunzi namba, ariko kandi akaba nambaye ubusa, nta n'akambaro k'ubushwambagara yambaye. Hanyuma ikiruta ibindi kibabaje akaba ari n'impumyi. Ariko ikibabaje cyane kurushaho nuko we yibwira ko ari umukire, yambaye neza, atunze, atunganiwe. Mbega ukuntu ibi bintu ari impabe, mbega kugira ikibazo ntukimenye. Rero abantu bari mu itorero rya Laodikiya igihe Yesu yajyaga kuryandikira, yarebwiye yuko ari abantu bababaje cyane n'impezamajo, ariko kandi ababwira yuko agenza gute abakunda. Umurongo wa 19 wabitubwiye ngo erega ndagukunda, ndabankunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Ihane, ngwino nguhe izahabu, ngwino nkusiga umuti ku maso ubashe kubona, ngwino nkwambika umwenda kugira ngo wambare isoni z'ubwami bwawe zitagaragara. Yesu afitiye umuti ikibazo cya Laodikiya, kandi ararikunda. Bitandukanye n'iby'i Babuloni. Abanyababuloni baravuga ati bwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni, ariko iyo ageze i Laodikiya aravuga ati ndabakunda cyane kandi mbazaniye umuti, mbese mwakwemera kuwunywa? Akavuga ati mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nanjye nzinjira iwe dusangire. Nasomye amagambo akomeye cyane yanditse muri Testimony to Ministers, kandi yongeye kwandikwa mu gitabo Evenement de dernier jour, last day events, cyangwa se ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, cyangwa se ibibaho bizaba mu minsi y'imperuka, uko igitabo waba ufite cyitwa. Nusoma article 26 mu Kinyarwanda no mu Gifaransa, bananditse ngo buri wese niyirinde kugira ngo atigomeka arwanya ubwoko bumwe rukumbi bwujuje ibyangombwa byose biranga itorero ry'abasigaye. Uramenye nshuti zanjye,
uramenye niba uneze amatwi aya magambo uyacisheho umurongo mu bwonko bwawe. Buri wese niyirinde hato atibasira, atigomeka arwanya ubwoko bumwe rukumbi bwujuje ibyangombwa byose biranga itorero ry'abasigaye ryitondera amategeko y'Imana kandi rifite kwizera kwa Yesu. Imana ifite ubwoko bwayo butandukanye n'abandi. Itorero riri ku isi ritagira irindi rigereranywa naryo, riri hejuru y'andi yose mu birebana no kwigisha ukuri no mu kurengera amategeko y'Imana. Mwene data, niba wigisha ko itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ari Babuloni, uribeshya cyane. Niko inyandiko itubwiye. Ahubwo itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ni Laodikiya. Andi magambo kuri aya tika 159 baravuze ngo mbese Imana ntifite itorero rizima? Ni ukuri koko ifite itorero, ariko ni itorero riri ku rugamba, si itorero ryanesheje. Tubabajwe nuko harimo abizera b'abanyantege nke cyane. Abo nibo rukungu mu mbuto nziza. Nubwo mu itorero harimo ibibi bizagumaho ndetse kugeza ku iherezo ry'isi. Muri ibi bihe biheruka, itorero rigomba kuba umucyo w'isi yanduye kandi yononwe n'icyaha. Ni kuri iryo torero ry'irinyantege nke kandi rifite amakosa itorero rikeneye gucyahwa, kuburirwa, kugirwa inama. Aho ngaho niryo Kristo ahanzaho amaso mu buryo buhebuje kugira ngo umurimo urangire, Kristo aze gusarura isi. Nibyo koko nsoma amagambo akomeye cyane muri Christian Service, umurimo wa gikristo ku ipaji 41 avuga ngo ni amagambo mbwira amatorero mu buryo bweruye. Ubwo ni amatorero y'Abadiventiste umunsi wa karindwi yuko mu bantu 20 bafite amazina mu bitabo by'itorero nta n'umwe witeguye kurenga umupaka w'amateka yo muri iyi si, kandi rwose bariho nta mana bafite, nta n'ibyiringiro bafite muri iyi si nk'uko bimeze ku bandi banyabyaha muri rusange. Abantu bagize itorero bameze nk'abo ngabo, ni abantu bibwira ko bagize icyo bari cyo kwako bakomeza amategeko y'Imana, ko Imana yabareba ikabona barababaje cyane, kavuga ati siko ndeba uri umukene kandi ndeba uri impumyi kandi ndeba wambaye ubusa, ariko wowe ukaba wibwira yuko uri umutunzi utunganiwe, ndabigenza nte? Icyama kugira ngo abantu b'Imana bisuzume. Ariko kandi ndaburira bene data bibwira ko itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryabaye Babuloni, yuko inyandiko yatubwiye yuko bitazabaho. Mbese Babuloni bisobanuye iki? Babuloni ni itsinda amadini yateretse amahanga yose inzoga, maze amahanga agasinda. Mbese inzoga za Babuloni ni izihe? Hari tubona umwanya tuzazivugaho gatoya. Icyambere, inzoga ya Babuloni ya mbere nuko basimbuje amategeko y'Imana amategeko y'abantu mu buryo bw'umwaka. Itegeko rya kane bakavuga ngo itegeko rya kane nirihinduke, abantu bajye basenga ku wa mbere aho gusenga ku wa karindwi. Twamaze kubibona ku wa mbere ni isengesho ry'ikigirwamana zuba Barda, maze ku wa karindwi ni umunsi wo kuramya umwami umuremyi nk'uko tumaze kwisubiramo mu kanya. Maze rero bafata ikigirwamana cy'izuba bagisimbuza, baba ari cyo bashyira imbere aho gushyira imbere Imana umuremyi. Iyo ni inzoga ya mbere ya Babuloni yasindishije amahanga, ntibamenya n'ibyo ari byo. Hari n'abatazi umunsi wa karindwi uwo ari wo, ariko Imana ishimwe ko yadushoboje gushyiraho iyi platform umucyo w'isabato kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa umunsi wa karindwi uvugwa na Bibiliya uwo ari wo. Iyo ni inzoga ya mbere. Indi nzoga ni uko abantu bazayobeshwa n'imyuka y'abadayimoni mu kwizera imyuka y'abapfuye, bya bindi by'abatagatifu, ngo azayobya n'intore niba bishoboka. Ikigeragezo ngo geruka ibindi ni icyo ngicyo, nuko abantu bazagenda muri spiritism. Mbese itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, hari ahantu waba warumvise ribwiriza iby'icyumweru, hari ahantu waba warumvise ritereka inzoga amahanga yuko abantu bakwiye kwizera imyuka y'abapfuye, cyangwa ukababurana iby'iyo shusho? Nshuti zanjye, ntabwo itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi riregwa iki cyaha yuko ryasindishije amahanga. Erega ibyaha itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rifite birahagije cyane, kubera yuko ni itorero rifite izina risa nkaho rero yuko ari intumbi nk'uko abisarudi bari bameze. Ni abantu bibwira yuko bambaye nyamara batambaye, ni abantu bibwira ko ari abakire nyamara badafite Kristo. Nicyo gituma Yesu akomanga ku rugi yarababuze, ariko baragirwa inama bo. Yesu arabakunda. Icyo cyaha nacyo kirakomeye cyane ku buryo atari ngombwa kubongera yuko ari Babuloni. Ariko ibyaha bya Babuloni byo ntabwo biri kuri itorero. Waba uri guhemuka cyane ufashe itsinda riri kuburira abatuye isi yuko isi igenda gusarurwa, ngo bite yuko ari abakozi ba Satani, ubite yuko ari amacumbi y'abadayimoni. Oya, ntabwo ariko biri. Abandi baravuga bati bari kurema igishushanyo cy'inyamaswa. Genda wongere usuzume neza ibyashu igice cya 13 ibyo kurema igishushanyo cy'inyamaswa bihabanye n'iyo ngingo. Ntabwo Abadiventiste barema igishushanyo cy'inyamaswa. None se babikura he? Izo mbaraga ntazo bafite. Umuntu uzarema igishushanyo cy'inyamaswa n'ubutegetsi
ni ubutegetsi bukomeye cyane ndetse buyoboye isi. Ugenda usome neza yuko ari inyamaswa yavuye mu gitaka ariyo yategetse kurema igishushanyo cy'inyamaswa, maze kiremwe igiha guhumeka no kuvuga kugira ngo cyicishe abatakiramya bose. Ntabwo ari umudivantisi uzarema igishushanyo cy'inyamaswa, ahubwo ni ubutegetsi bwite bwa leta bufite ububasha bwo gutegeka ndetse yuko ibyo bintu bibaho. Abadivantisi bose wa karindwi bajya bahindira umushyitsi imbere y'abatuye isi, imbere y'abatware b'isi, maze aho kugira ngo bagendere mu bushake bw'Imana bakemera kudoka ku mategeko y'Imana kugira ngo bumvire abantu. Ariko ibyerekeranye n'igishushanyo cy'inyamaswa byo bitandukanye n'icyo. Igishushanyo cy'inyamaswa bivuze yuko ubutegetsi bw'idini aribwo buzahatira ubutegetsi bwite bwa leta kugira ngo buhatire abantu kumvira amategeko y'idini. Mbese amategeko y'abadivantiste isi iri guhatira abantu kumvira ntayo, ahubwo abadivantiste bari mu kaga, bari mu bwami bw'umufatangwe, aho basabwa kumvira ibyo bo batashaka kumvira kubera ko binyuranye n'ijambo ry'Imana n'umwuka w'ubuhanuzi. None se ubwo igishushanyo cyaremwa gite ko nta butware bafite? Ahubwo ni abanyantege nke. Ariko Kristo araduhamagara, nshuti zanjye, araduhamagara ngo aduhe ububyutse, araduhamagara ngo aduhe imbaraga. Nshuti zanjye, abantu bakunda itorero, abantu bafite umurimo w'Imana ku mitima yabo, nimureke tumere nka Daniel, dufate igihe cyo gusenga. Reka nsoreza kubera yuko igihe kibaye kirekire, navuga byinshi kuko ibi bintu bimbabaza umutima igihe mbonye ubumwe bubuze. Kandi Kristo yifuza ko ubumwe bw'itorero buboneka, maze abantu bakitana y'ingwe, maze abadasengera hariya bakumva bariya ntabwo bo basenga, n'abandi bikagenda gutyo, amazina yo gutukana, amazina yo guhimbana ibintu bimeze gutyo. Reka tujye ku mavi. Icya kabiri twabonye nuko mukwiye gutandukanya itorero n'amazu muri kureba. Burya ntabwo itorero ari inzu, nshuti yanjye. Itorero n'umuryango w'abana b'Imana, twabibonye. Ni itsinda riva hamwe rikajya ahandi kugira ngo bamamaze inkuru nziza ya Yesu Kristo. Mbese ntabwo ariko twabibonye? Ayo magambo niyo twahereyeho. Ni amagambo akomeye cyane nongera gusubiramo nubwo igihe cyandenganye. Aravuga ngo itorero ni itsinda ry'abizera bava ku rugo rumwe bajya ku rundi, bakava mu mudugudu umwe bakajya mu wundi, bahindura abigishwa bashya kuba abandi bizera. Ntabwo ari itsinda risengera ku musozi runaka, ntabwo ari itsinda risengera mu itsinda runaka, ntabwo ari itsinda risengera mu nzu y'ahantu runaka. Oya, itsinda ni urugaga rw'abizera aho bari hose. Bashobora kuba bari mu Burayi, bashobora kuba bari no muri bya bihugu by'abayisilamu bitemewe no kubakamo urusengero, bashobora kuba bari mu Rwanda, bashobora kuba bari mu rusengero, cyangwa bari mu itsinda, cyangwa bari mu ngo zabo, cyangwa bari mu bihuru bari kwihisha, cyangwa bari mu mazu baguwe neza, cyangwa bari no mu isoko. Erega uwo muntu aba akiri umuntu w'Imana, kandi aba akiri umwe mu bagize itorero ry'Imana. Nuko rero uramenye, nubona abantu bari gusenga ntukumve yuko ubafiteho ubutware. Ibi nabyo birareba abantu bafite ubuyobozi mu itorero ry'Imana. Nuko nguko barwanije Yesu abambera abafarisayo, bakabona ari kunyuranya na system. Uramenye system ntabwo ari yo torero ry'Imana, nshuti yanjye. Wasanga wowe utanayirimo nubwo ari wowe uri ku ruhembe rw'imbere muri system. Ntubona se yuko abafarisayo banze Yesu? Ariko abigishwa b'abarobyi baramukurikiye. Kandi no mu bafarisayo naho harimo abantu b'Imana. Ndibuka Nikodemo, ndibuka na ba Yosefu bahambye intumbi ya Yesu. Abo ngabo nabo bari mu batware kandi bari kumwe na Yesu, bari bagize umuryango w'Imana, bari bagize itorero rya Kristo. Ariko twese turarakirwa kwihana. Imana iduhe kwihana, kandi Imana nivuga ngo nzubaka itorero ryanjye kuri Kristo. Itorero ry'Imana ryubatse kuri Yesu, ntabwo rizanyeganyega. Dusengere ububyutse cyane kugira ngo twamamaze uyu mucyo, turarikira abantu kuva muri Babuloni binjire mu itorero ry'Imana, ariko itorero ritaje kubahindura babi cyane kuruta uko bari bameze. Twiza amagambo akomeye, reka ndekera ahangaha. Nsaba Imana cyane kugira ngo yadusobanurire, kuko twebwe turabaswa. Navuze ngo iki cyigisho kirakomeye, hari gishobora no gutuma unyanga kandi wankundaga, gishobora gutuma wumva hari indi position mfite ahari utanyekeragaho. Ariko reka turambure ibyanditswe byera. Nushaka unyanga ariko ukunde Yesu. Yesu yigarura ubugingo bwawe, ijambo rye riture muri wowe. Ibikwiriye nawe byaba bigukomeretsa, ureke bigukomeretse. Uwiteka wagukomerekeje azanakomora. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mbere yuko dutandukana, reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira cyane ijambo ryawe rihimbaje utumenyesheje muri aka kanya. Ijambo ry'ubugingo, utweretse agaciro itorero ryawe, utweretse umugaragu wawe nawe ko yarihaga agaciro akarisengera. Yibwiye yuko ryatandukire rijya kure cyane, rirayoba, rijya mu buriganya, ndetse yibwira yuko igihano cyiyongereye, maze arapfukama arasenga.
kandi masengesho tubonye nk'amasezerano akomeye y'imbabazi zawe y'ukuri Imana ibabarira. Uduhe kuza aho uri, tubabarirwe nawe, kandi utwigishe gusenga nk'uko abakurambere mu gihe cyashize basengaga igihe ibintu bimeze nabi, igihe abantu babujijwe kuvuga ijambo ryawe, igihe bakomwe mu nkokora mu buryo runaka, igihe itorero risa nkaho rigiye kugwa rwose. Uduhe gupfukama dusenge kandi uduhe ububyutse, turakwinginze. Muri aka kanya nsengera itorero ryawe, itorero riri ku rugamba ritaranesha, itorero rifite intege nkeya, itorero rifite amacakubiri ateye ubwoba. Uduhe ubumwe bw'umwuka, uduhe guhuriza hamwe, uduhe kwamamaza ukuri kwawe mu mwuka mwiza, uduhe gutahiriza umugozi umwe wo kurushaho kwereza izina ryawe. Mwana, uravuga ngo itorero rya Laodikiya riguhejeje hanze, urashaka kwinjira, urahamagara uti mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niba ijwi ryanjye agakingura urugi, zinjire dusangire. Noneho bisigariye umuntu wese ku giti cye. Reka umuntu wese yirebeho ko yakinguriye urugi Yesu Kristo ngo yinjire mu mutima we, maze ngo duhinduke ishyanga rifite Imana w'umutabazi wacu, ngo duhinduke abera n'abaziranenge, ubwo uri hafi kwerekana ngo tuzagusanganire. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen.